cyane. hanyuma rero igihe cyose abantu bakeresheje imvugo y'Imana byanga byakunda iby'Imana babwiraga gusengera bibasohoraho. Ni umuntu umeze je nkunda kugira ibibazo mbaza Imana. Imana irambwira ngo abantu by'Imana bibaho, inkoni y'Imana ibaho, kandi Imana yigukubise inkoni irakubabaza. Ubu munsi no mpamvu ngiye gusengera abantu, ubanza umenye ubundi umuntu usengera afite ikihe kibazo. Hari abantu dusengera bari mu bihano by'Imana, ugasanga umuntu akubwira ngo mufashe gusenga, ugasanga ibintu ugiye gusengera ntibizigera bivaho. Kubera iki bitavuyeho? Nuko ari mu bihano by'Imana. Kuko nta muntu usengera umuntu Imana ashyizeho igihano ngo kimuveho, ahubwo nawe ukomeje gutitiriza mufatanye inkoni, kandi iba yavuze. Twagiye gusenga ku musozi uwo munsi tugira ibihe byiza, twatashye twumva turi mu mbaraga Imana yavuganye natwe. Imana yatubwireho ijambo twaje muri kwasiteri buri wese aseka, turasanga Imana yakoze ikira. Yaratubwiye ngo nkoze igitangaza kivuga ku musozi waho mutuye. Tukajya dutekereza tuti igitangaza kivuga turi busange muri quartier niki. Twaraje dusanga bamwe mu bo twari turi gusengana ise wabo bana gutungwa n'inkomezi y'Imana gusa, y'ibintu atazabona, ari ihumure gusa, ari ikinya gusa, ari ihumure, ariko iryo humura akarigenderaho iminsi 3 ku buryo asirimbuka agira ngo yaranezerewe kubera ihumure gusa. Hakaba n'undi muntu ugezweho uri gusohorezwa amasezerano bitakiri mu mvugo, ahubwo Imana irimo kuza gukora. Hakaba n'undi muntu Imana irimo kubwira ngo reka dusenge Imana hanyuma twinjiye mu kiganiro. Uwiteka turagushimiye, tugushimiye ko uremye umunsi mwiza nk'uyu ngo tuwishimiremo, izina ryawe nihabwe icyubahiro. Imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi nibitwomeho, ibyo tugiye kuganira bibi bitwungura kandi byungure n'abadukurikiye. Uduhanane umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Sora nifuje kugusura ngo tuganire kuri topic imaze iminsi mbona nk'umuhanuzi ugatanga message, bamara kuyitanga noneho abantu bagasa nkaho batayiviva, ahubwo bamara kugera muri ya message watanze itangiye kubasohoraho, ugasanga nibwo batangiye kugira gute gushaka gusabana n'Imana, gusenga Imana. Iki kintu wowe iyo ukibonye, donc abantu bakwiye gukosora gute bacyumva ivugo y'Imana no kwitegura kuba mu cy'Imana yifuza ku bantu, kumuhanuza ashinzwe kuvuga amarangamutima y'Imana? Buriya rero biterwa n'imyumvire. Yego. Iyi myumvire y'umuntu iri hasi, igihe cyose ahora ibyo byose bihora biri hasi. Yego. Nibije bitakabaye ari bijya hasi abishyira hasi, kubera imyumvire ye cyangwa urwego ariho rw'imitekerereze ye. Yego. Ubundi ukuntu ibi bintu bimeze, iyo Imana ibwiye abantu ngo musenge, yego, haba hari amahirwe yo kusenga tukumvirwa, bya bindi twasengeye bigakurwaho cyane. Hanyuma rero igihe cyose abantu bakeresheje imvugo y'Imana, byanga byakunda iby'Imana babwiraga gusengera bibasohoraho. Yego. Ni nk'uko umuntu ashobora kubyuka agatanga itegeko akavuga ati mufunge umuhanda wa Sejeni. Niba muwufunze hari ikigiye kunyura muri uwo muhanda tudashaka ko kihaca. Yego. Muwufunge. Nubanga itegeko ni ugufunga. Nubanga aramutse yije ariko ngo mfunga ikira ngo hari ikidasanzwe ze ngo hano ntituhamenyereye. Ariko uwatanze itegeko ngo ryo gufunga hari impamvu we yagize gute yabikoze. Rero ushobora kubikerensa gutyo ugasanga n'ubundi cyatumaga bakubwira ngo funga uwo muhanda kigusohoyeho, kandi mu gihe uza kufunga ntacyo wari kubona. Yego. Kitari kukugeraho. Amasengesho ni mu buryo bwo gukumira. Bikomoje kutayasenga rero ni mu buryo bwo gukingura inzira z'icyo wakumiraga kikakugeraho. Bikomoje mu minsi yashize ari message watambukije uvuga ko Imana yaguhaye ihishurirwa yuko abantu bagiye guhura n'ikibazo kijyanye n'ubukene, inzara, ubucuruzi, ibicuruzwa bamwe bakajya babura aho babirangura. Nabonye abantu bamwe cyane nk'aba YouTuber bahagarara ati ibyo bintu uri kuvuga wowe wabikuye he, byagenze gute? Ariko uyu munsi ubona ko dusa nk'abari kugenda basa nk'ababyinjiramo. Urajya kugura isombe waguraga 1000 bakakubwira ngo ni 2 ngo essence yazamutse. Abamotari ba Sipiro
badahuye na esanse bati batiri yahenze. Donc tusa nk'abantu bari kwinjira noneho muri yakawo n'intambara y'isi yose. Urabona ko uyu munsi Iran na Amerika biri no guteza ibibazo isi yose, dusa nk'abari kwinjira muri yakawo y'inzara. Abantu benshi ko bari gusenga batangiye kwigeramo, birakwiye ko umuntu asenga ubuhanuzi buri gusohora, cyangwa byagasabye ko umuntu asenga nyuma yo kumva message Imana itambukije? Ibyo ni nko kujyana umupfu kwa muganga ngo umuganga namuzura. None se yamuzura gute kandi umwuka amaze kumushira? Kuvuga ngo wananiwe kumuzana kinahumeka ngo barebe ko hari aho bafatira ubuzima bwe bugumeho, we wategereje ko arinda arangira uramuzanye. Ni kuvuga ngo umuntu iyo adasenze mu gihe cyo gusenga, akaza gusenga mu gihe cyo kugira ngo Imana isohoze ibyo yavuze, ibyo isohoza ntago bisubirayo. Biraza ukabibona, ahubwo bikuye kugusigira isomo, ukavuga ngo ubushize nari nabikerenceje, igikurikiraho sinzasuzugura. Bundi ibintu byose ni ukwiga. Tugomba kubaho ubuzima bwiga, ukavuga ngo niba nsuzuguye umunsi iki kintu kikaba kingezeho, ubutaha nkwiriye kwitwara gute? Nkwiriye kumva. Abantu bakeresha ibintu byo gusenga bumva ko hari Imana itavuga, idakora, bo wababwira iki? Ariko umuntu uvuga ngo Imana ntivuga, niba wowe ufite akanwa kavuga, Imana yakuremye yo nta kanwa igira. Byanze bikunze procedure yabayeho kugira ngo ube uvuga, kandi turi mu ishusho yayo. Bivuga ngo Imana yarireba uko iteye ikaturemuka. None yo ntago ivuga se, ntago ifite umunwa, ntifite umwuka se, yenze ku mwuka wayo ngo ibudushyiramo, ibuduhumekeramo tubaho. Umwuka ikoresha ivugana natwe niwe yadushyizemo, nawe yo ifite. Ase Imana igutuma cyagiye cyo kinzara kutseka sesera winseka baragamba cyangwa tuganire mwabivuzeho cyane, kandi nuko nyine tuba dusanga twatangiye kubijyamo. Tujye tuvugisha kuri mu minsi yashize nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze ati dufunge mukanda, ariko urabona ko nyine dusanga ababigeze bana barega Imana bayamukoshaka ko ati abantu, hari abantu bafite imirengwe njya mbona abaya bakajya gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Sinzi nawe niba ujye ubibona bajya ngo ati ahubwo icyo gihe Imana ncishamo yari yambwiye ngo ubwire abantu bamena ibiryo mu mifuka ubakarabira imbere, ubabwira ati ababimena mugiye kwifuza ibyo mwamennye mu mufuka byo mubibure. Rero ababimenamo bihane. Ntabwo icyo gihe umuntu ashobora kucyumva ako kanya cyumva iryo jwi bitewe na sitoke areba mu nzu iwe. Ariko buri ubaye umuhanga n'umunyabwenge, umunyiririmbyi yavuze ngo teganyiriza niba ari ahazaza, niba ari ngo tegera akazaza ejo sinzi, ugategura ukavuga ati ariko iri jwi rije ko ubushize numvisha rivuga iri, ibimenyetso byaryo ko byagaragaye, wakumvira. Rego umwana w'umuntu azize kutumva cyane, si uko Imana ibitavuze, ubwo tuzize kutumva. Sa nk'udusubiriramo gakeya Imana ibikubwira, wumvaga itanga solution yuko iherezo ryabyo ari irihe? Iherezo ryaryo nabwirwaga ko itavaho. Nayo narayisengeye ngo Imana igikurera, ambwira ati wapi, yo ntago izavaho, ni nk'igihano. Ubundi ni nk'igihano cyo kugira ngo abantu bahindukire, bave mu byo barimo. Abantu benshi babaye bize, barahuze. Imana bayibwiye ko bari bize, barahuze. Muri make ni nko kuguhamagara bakakubwira ngo ni nimero compose, ntago mpari. Hanyuma rero Imana iburana icyubahiro cyayo, ntuhari, yiragushakira igihe uboneka. Sora, ejo bundi nabonye message Imana yakunyujijemo utambutsa y'abana b'abahanzi b'abakobwa babiri, ngo donc Imana isa nkaho yakarabye, kankoresha iryo jambo mu ncamake. Abantu bo kuri Prince Robert ntabwo iyo message bayibumvishije. Message yari ihagaze ite? Nabonye abantu benshi bakomeza kugenda babisesengura, ariko nabandika ngiye kwirebera nyir'ubwite tuganire, uyitambutse n'iwacu yari imeze ite? Ariko njyewe uburyo nayitanzemo irumvikana. Nta nubwo wenda niba ari Imana usibye ko ntanabavuza amazina, ahubwo wenda baba babavuza amazina
ntago niba bahishuriwe birashoboka ko baba beretswe nabo, ntago nabavugaho kubera ko buri wese nuko abana n'Imana. Umuntu ashobora kuvuga ibintu mu marenga ariko umuntu byumva akavuga ati ariko ni ibi ngibi. Ubwo nyine nibwo bwenge yahawe. Yari imeze ite message? Message rero ntago ndi buyisubiremo kubera ko narayitambukije. Ahubwo icy'ingenzi singaruka kuri abo bahanzi. Ahubwo icy'ingenzi nuko nabonye abantu benshi bafite umurima, ariko uwo murima urimo imyaka yumye, yanambye, muri makeya yarumbye. Mbona abantu bafite amarozwari bashaka amazi ngo buhire iyo myaka, ariko amazi bakayabura. Mbona uruhande rumwe ahari hari umurima nawo hari harimo imyaka yumye, mbona rwo ruguyemo imvura. Rero Imana itsobanurira iyo message, nambwira ngo hari abantu Imana igwishirije imvura mu byabo, imvura y'umugisha. Abo bantu Imana irambwira ngo ni abantu bihanganye, ni abantu barindiriye, ni abantu bategereje, ni abantu batatukishije izina ryayo, ni abantu batagayishije izina ryayo. Nubwo izuba ryavuye mu murima wa bose, ariko abo ngabo Imana ibahaye amahirwe yo kubagwishiriza imvura mu murima, mu myaka yabo, ikongera ukagira ubuzima. Imana irambwira ngo icyo gice gisobanuye iki? Ni abantu batakaje ubuzima bw'iby'umwuka. Batakaje ubuzima bw'iby'umwuka, bitakibarimo, bwamaze kubashiramo. Rero irambwira ngo abo bantu batakaje ubuzima bw'iby'umwuka, harimo abanyempano, harimo abakozi b'Imana bagiye batandukanye. Irambwira ngo abo bantu kugira ngo umwuka w'Imana wongere abagarukeho, nuko bagomba kwatura agakiza bundi bushya, Imana ikongera ikabagarukaho. Muri make rero hari igihande kimwe Imana igaya, ikeneye ko bongera bagakizwa. Hakaba urundi ruhande Imana yo iteye inkunga mu buryo bw'imbaraga, mu buryo bwo kwakira impinduka mu misengere, mu buryo bwo kubohoka, mu buryo bwo guhindurwa, bakongera bakiyumvamo ibihe bidasanzwe. Abo bantu rero Imana arambwiye ngo aho abandi bagiye kwicirwa n'inzara, bo bagiye kurya. Aho abandi bagiye kwambarira ubusa, bo bagiye kwambara. Aho abandi bagiye kuvugiriza induru, bo bagiye kuhavugiriza impundu, kubera ko imvura iguye mu myaka yabo itanzwe n'Imana kugira ngo iyo myaka yongere igarure iki? Ubuzima. Muri make hari abantu Imana igiye guhembura mu buryo bwo mu mubiri, bitanasiganye n'igice cy'umwuka. Imana igiye kubikora. Rero hari abantu benshi bahita bareba ku bantu ngo abantu aze ku cyaho nta wahasesenguye. Heki aho mu batakaza ubuzima bw'umwuka. Oya babishakira. Bese ni amazina y'abantu. Urumva aho ngaho kubera ari abacuruzi. Akozora nawe koko kubera ari abacuruzi nta wasesenguye bakibanda ku mazina y'abantu. Ntagire uvuga ati uyu murima wo urimo imyaka yumye, none n'abandi muri uyu murima bashaka amazi bakaba bayabuze, byo bivuze iki? Saranje we Solange, ikibazo kimwe nshaka kukubaza. Twari turi mu kiganiro turi kwibaza impamvu Imana ivuga imvugo yayo abantu bakayikerenza. Ariko ndagira ngo unyumve neza, buriya mu gihugu cy'u Rwanda ndabikunda, bafite ikintu cyitwa kirazira n'indangagaciro. None nimba igihugu kigira kirazira kikagira n'indangagaciro zo kuba ndi umunyarwanda, kuko ndi umunyarwanda, nigishwa ubunyarwanda bwa kirazira n'indangagaciro. Kuki abantu bumva ko bo Imana nayo mu Mana bwa itagira kirazira ntigire n'indangagaciro, bakumva ko iyo ivuze ibintu ari ibintu byo kugenda bikarangira aho ngaho? kandi ari ubwami nabwo, kandi nabwo ni ubwami, nabwo ni igihugu tuzajyamo nk'abakristo. Kubera iki icyo kintu bumva ko imvugo y'Imana ikwiye kuranzika? Ni ukuvuga ngo umuntu uranzika imvugo y'Imana navuga ko afite ikibazo cyo kutamenya. Iyo umuntu afite ikibazo cyo kutamenya ntiwamurenganya, ahubwo haba hakwiye gushyirwaho ibihe byo kwigishwa, kubera ko nk'uko bivuze Imana dusenga ni Imana y'amahame. Yego. Rero uwo muntu uranzika birashoboka ko hari icyo atazi, akaba nazi ko itanabaho, kuko nk'ubu uyu munsi wa none hari umuntu ushaka kubwira ngo Imana iravuze, akamera nka Farawo akavuga ati iyo Mana ivuze ituye mu kihe gihugu? Yego.
uwo muntu impamvu akubajije atyo si uko atasanzwe aziza ijambo imana, ahubwo aziza kutamenya cyangwa se kwirengagiza ibyo yakabaye yakira, ariko kuko atabishaka akabitera umugongo cyangwa se akumva ko atabikeneye. Ariko ngewe igisubizo kinini naguha ni uko harimo ubujiji bwo kutamenya. bivuga ngo rero abantu dukwiye kumenya ko kuki twigishwa n'Imana gusenga, kuki twigishwa n'Imana ikavuga ngo dukore iki kintu. Abantu tugomba kumenya ko dukwiye kwigishwa. Yego, bivuga ngo nimba Imana ivuze ikintu two kubiranzika, two kubyirengagiza, ahubwo twumve ko dukwiye kwigishwa icyo kintu, tukamenya icyo ari cyo, dusabwa n'impamvu twagize gute twagisabwe kugikora. bivuga ngo rero ntitugasuzugure imvugo y'Imana cyangwa se ngo tuyise nk'aho tuyiranzika tuyijyanye mu mateka, cyangwa se duse nk'aho tuyijyanye mu nkuru, tuyijyanye mu bitabo. ahubwo tujye twibaza kuki turi kwigishwa icyo kintu. kuko impamvu njye nabikubajije, ntago duhema kwiga amateka y'igihugu cyacu. yego, uko bukeye n'uko bwijwe turasobanurirwa tukayigishwa, kandi tukarushaho kuyakunda no kuyitaho. yego, ariko ntabwo abantu bashaka kwita ku cyo Imana ivuze, ntabwo abantu bashaka kwita ku cyo Imana ihishuye, ntabwo abantu bashaka guha agaciro ibyo Imana ivuze. Bo bumva ko ari ibintu byo kuranzika, bumva ko ari ibintu, kandi nyamara bya bintu byaba cyangwa bya bintu byagera muri cya gihe byagenewe gusorerwamo, bakagaruka gati sora dusenge bya bintu bavuze byabaye. ayo kandi masengesho njye sinjya nyasenga. Nuvuga ngo niba Imana ivuze ngo dusenge ubu ni uyu munsi, rero ejo nibisohora ukaza kuvuga ngo dusenge, nzakubwira ntiwejya kuyasenga ufite igihe cyo guta, kuko igihe nakabaye nsenga ntacyo nakoresheje, ngiye kuruhira ikiza neze. ubundi ni reka nkubwire, ubu ni nk'uko bavuga bashyiraho ruhurura zitwara amazi. yego, bakubwiye ngo uyishyireho ukabyanga, umunsi imvura yaguye izatwara inzu yawe. uje no kuyishyiraho icyo gihe uri kwishyiraho imvura iri kugwa waba wiruhiriza ubusa, wasanga hari ibyasenyutse. rero ni ukuvuga ngo hari impamvu batanze itegeko ngo ca ruhurura imanura amazi, ni ukugira ngo inzu yawe isigarane iki? Umutekano. ubahiriza iyo ruhurura uyishyireho, urebe ko inzu yawe idasigarana iki? Umutekano. ariko nubisuzugura ariko ngo azazanyura no mu muhanda, ngaho hose mu tuyira ntanyuramo, azakwereka ko atanyura mu tuyira hose, azapfumurana no mu nzu iwawe. ariko nyamara utanze itegeko we yarabirebye abona ko amazi yangiza, aravuga ngo muyacire umuyoboro ukwiriye kuyatwara. ubyanze rero ubisuzuguye arasenyerwa. ni nk'uko umuntu iyo yanze kumvira Imana ibyo ivuze birangira asenyutse cyangwa akanapfa. Roba, uvuze ikintu cyiza nagikunze ngo ni inzu, na Solange niwe kivuze. bivuga ngo umukristo cyangwa se umuntu usenga ni inzu ntoya ituzuye, kandi iyo nzu iba ikeneye urufatiro. bisobanuye ngo ya nzu ikeneye urufatiro ituzuye, iyo ubwayo yarimbuka cyangwa se y'amazi yayijyana. bivuga ngo rero Satani mbere na mbere aba akeneye kubanza akica umuntu, kuko urumva Satani aba ameze nka destroyer ije kurimbura umuntu. mugereranye n'iyo ruhurura y'amazi. yego, none uvuga ngo Satani nimba aje kukurimbura, nubwo mu bifatika aje gufata wa mubiri ufatika nk'uko inzu nayo ibifatika, ariko ntabwo abaje kwica ya nzu y'ibigaragara, baje kwica cya kintu kirimo mo imbere, gutesha agaciro ya mirimo umuntu aba yarakoze akora kuri ya nzu. rero bisobanuye ngo na Satani yaje agakura ibintu mu bantu Imana yavuze, Imana ikavuga ibintu abantu bakabikurwamo cyangwa se bakabinyagwa batabisobanukiwe ibyo ari byo. bivuga ngo Satani ababishe, ababarimbuye, ababanyaze ikintu gikomeye, uba wibwe. rero niyo yaruhurura yaravuze ngo izigahururana ikajyana. ubwo abantu bakwiye kumenya ko mu gihe cyose Imana ivuze ikintu ntibakiteho kigatambuka batagize icyo bakora, kigira ibyo gihitana. wenda hari ikibazo ndaza kubaza Solange n'abadukurikiye nkeka bashobora kukigiraho ubumenyi. Sora, hari uburyo ki umuhanuzi, umwigisha, umushumba, abantu bamwe bashyiraho bariyeri ko abo bantu basengera abantu, ariko se ubundi birakwiye ko umuntu bamufata amaboko? donc urabona inyoni iyo ifite ibyana bikiri bitoya ijya kubihahira, birakwiye ko umuntu mu by'ubwami bw'Imana abaho yicara avuga ngo akwiye gusengerwa? oya, hagakozwe iki? umuntu n'urugero, umuntu abonye Solange kuri televiziyo runaka, abonye Robert kuri televiziyo runaka, abonye Amani, abonye pasiteri runaka,
donc akabaho azi ngo kanaka niwe umfasha we nta kintu yifasha, uyu muntu wamuha inama ki? ni ukuvuga ngo tuba tubayeho nka ba bantu bamwe batakishoboye basigaye batunzwe n'imfashanyo z'igihugu. Yego. Bamwe bageze mu zabukuru bagenerwa amafaranga ya buri kwezi kubera ko ntacyo bagishoboye. Urabanza ukareba uwo muntu nicyo cyiciro arimo. Niba ari cyo cyiciro arimo, hari urugendo rwo kumusengera wadasenga. Yego. Noneho yamara gutera intambwe, kubera ko gusenga ni ukwigisha, kandi kwigisha kurimo gufata. Yego. Wamara kubona hari ahateye intambwe ageze, ukavuga ati noneho rero bikorwa gutya, bigenda gutya, ubutaha nawe ujye ubigenza gutya kuko sinzaguhora iruhande. Ababyawe na Rasheli. Ababyawe na Rasheli. Bamwe bagwingiye. Ako Roba, hari ikintu baje Solange, ni ikibazo cyiza. Bisobanuye ikintu bangwa mu buzima, tugomba kugira umuntu umeze nk'umuterankunga, nk'umufasha. Yaravuze ku kintu cy'inkunga y'abizabukuru. Yego. Hari abantu basaba amasengesho basa nkaho bategeka. Hari n'abantu basaba amasengesho basaba. Yego. Rero mu buzima amenye ko umunyamasengesho ari we wese akwiye kugira abantu afasha, cyangwa se n'abasponsor kuri ni umusponsor wabo, umuterankunga wabo. Yego, umuterankunga wabo. Noneho hakaba ari n'abandi badakeneye abaterankunga, nabo bakeneye ubwabo gutera abandi inkunga, cyangwa se bakeneye kwisengera. Rero ku kibazo wari umaje kuvuga ngo abantu basaba amasengesho, ahubwo mbere na mbere bamenye ngo bakeneye umusponsor cyangwa barashaka gusenga, cyangwa kwiga gusenga. Umuntu uje kureba Solange, nacyumvishe, sindi nawe niwe ucyumvishije. Muje kureba Solange, uje kureba Robert, ese ukeneye support cyangwa ukeneye kwiga gusenga nawe, aho kugira ngo ujye uroba ifi, aho kugira ngo bajye baguha ifi ihiye nawe bakwereke ngo iyi fi iva hano. Aba bantu babiri wabaha nama ki? Inama naha uyu wa mbere usaba. Nareke gutegeka. Nareke gutegeka kuko hari ukuntu umuntu niba usabye, erega ntago kusabye ariko wumvirwa. Ubuse twese ibyo dusaba twarabihawe. Rero urategereza. Hanyuma iyo utegereje, kwihangana kwawe kuranesha. Muri kwa gutegereza kwawe ntekereza ko Imana igusubiza bitananyuze ku muntu ku giti cye, ahubwo yikagusubiza bitewe nuko ishaka kugusubiza n'umutima yakubonanye. Rero hari uburyo n'umuntu azategeka ugahita unabyihorera, ariko hari uburyo umuntu akubwira ati nanjye ndasenga, ndi umukristo, ariko nshingiye aho ndubu nkeneye amaboko amfata. Rero ni ukuvuga ngo uwo ntiwamwirengagiza, uramubwira ati okay, noneho dufatana umunsi umwe twiyirize, twingingana Imana turi kumwe. Kandi ibintu byo kungira umukarani wawe ngo zamuka kanyari, ngo fata yinga wowe wirira, ngo ngewe ntarya. Ni ukuvuga ngo uwo muntu akeneye ko dutera intambwe tugahura, tukavuga ngo turasengana turi hamwe, akamenya rega n'umwuka wawe. Buri abantu benshi ko batajya bicara ngo bigatari ko. Hakaba n'undi muntu utari mu nzira yo gusenga ariko ushaka kubyiga. Yego. Ushaka kubanza kwatura inzira y'agakiza, akizera Kristo. Uwo nguwo sina ngombwa ngo ngewe muhamagare hano, nkwiye no kumusanga ahari. Ni itegeko. Nkwiye kumusanga, menye ko ari icyo gikorwa gihari. Nkwiye kumusanga ahari kuko uwo ni uruhinja. Uwo ni uruhinja rukenewe kurerwa, rukeneye gufatirwa bibero, rukeneye kwitabwaho. Urwo ni uruhinja. Rero uyu w'uruhinja we akeneye abajya kumufata no kubimukorera, no kumufureba mpaka ageze ku kigero nawe azabikorera iki abandi. Niki wabwira bari mu cyiciro cy'umuntu witwa Simoni? Hari umuntu witwa Simoni wabwiye ba Petero. Simoni w'umukonikoni. Yego. Aza ni feza akakubwira ati wowe tu mereza kuri iyo hano yawe. Abantu rero bafite umwuka wa Simoni, babwire ngo ingororano zabo bamaze kuzakira, ntacyo bagitegereje mu bwami bw'Imana. Nigeze mba ndi gusenga ndabaza ngo ariko Mana, ubundi umuntu uzajya mu ijuru ninde? Ni umuntu umeze. Je nkunda kugira ibibazo mbaza Imana. Imana irambwira ngo abahinduriye benshi ku gukiranuka, ngabo ngabo bazaka nk'inyenyeri, bazarabagirana. Muri makeya imirimo yose dukora, niba tudakora imirimo ituma abantu bahinduka, ubwirize, uhanure, wamamare, rizeru. Ahubwo mwivuga butumwa rya cyangwa mu murimo hahindutse nde? Ufite ubuhe munyago mu bwami bw'Imana? Tubwiriza byahinduye nde?
nuhe mutangabuhamya uvuga ati ibintu muri wabwirije make Imana ifite byarafashije inyungu zihe Yego. ku mpano yawe Yego. ifite inyungu yihe ku ivugabutumwa yampaye niba nta nyungu ibona rero njye nifite inyungu inaha mu isi ariko mu ijuru ntazo. Yego. yego hari umuntu wambwiye ati ariko rero Solange ti wowe Imana igushyize hariya ntabwo wakabaye ukiba ahantu hameze hari yego ntabwo wakabaye ukitaha ahantu hasa none se urajya ntahehe hati ubu ngeze ahantu numva gukuba ahantu harenze hadanje ati none nibi byawe nta kigenda ni none se ubwo nari kubigenza gute ati ahantu Imana yari igushyize ubu maze kubona inzu ndamubwira none se inzu ndabyuka mu gitondo nyitora bayibona bati nti rero ngo buriya mpano Imana igushyize ime nese mbyuke mbabwira ko imbwiye ngo bayimpe ndamubwira nti rero mfite uko nahamagawe njyewe kandi niba Imana yarayivuze izaza ntabigizemo uruhare Yego. isezerano ryayo rinsohoreho kuko irimbwira sinagiye inama nayo Yego. nta nubwo izaza kungisha inama zaho iryo sezerano rizagira gute rizanyura njye rero mwebwe niba mwihuta mu gitondo mwagezemo njye ntabwo ari uko ndarindiriye umugambi w'Imana icyo ncunganwa nacyo ni ukutava mu nzira y'aho yankize rero ibyo byo kuvuga ngo ntabwo ari ahantu hakabaye ndi mpari kubera ko mparindiriye iki Imana rero ntabwo mu bantu harimo ntegereje iby'Imana umuntu umwe yigeze kubimbwira kuko urumva baba bagira ngo tube rero ba Simoni nicyo nari nshatse kukubwira uhura nabo cyane utamucira umugani w'umuhinzi urabona abantu bahinzi baba bafite ubuhanga bw'imbuto kuzitandukanya zikiri ntoya none iyo ziri kumera utubabi turi umeze zose ziba zimeze kimwe ariko umuhinzi azi urubuto rw'amezi 3 akaba azi n'urubuto rw'imyaka 2 n'urubuto rw'imyaka 10 urubuto rwa giriveriya sibyo n'urubuto rw'ironji n'urwishu ishu uri kuribona ni imbuto 3 zigiye zitandukanye abashaka kurya vuba vuba bahinga amashu sibyo bera vuba n'abashaka guhita birira vuba vuba wenda mu mezi 6 bashobora kujya kugura ya maronji y'ibituburano rwose mu mezi 8 10 biba birangiye ariko umuntu ushaka kuzarya akongera akarya n'umugambi w'Imana akongera akarya ni umuntu waguhinga nk'urubuto rwa gireveri rwera rutinze ariko iyo rweze iteka ryose ibivuyemo bihora bigira umumaro umunsi ku munsi yego n'izaro zigira umumaro imbaho zayo zigira umumaro intebe bakozemo zigira umumaro ibitanda bakozemo bigira umumaro kandi biramba igihe kirekire rero no mu bwami bw'Imana abantu benshi bameze nk'amashu abarabiyeho sibyo arashaka guhubuza icyo bita guhubuza sinzi niba uri kumva icyari kumera nka ya mpyisi niba kucyumva ko ushaka guhuza ejo usanga urimo no gukora amakosa yes uza abahanuzi benshi n'abavugabutumwa benshi baguye mu nzira z'ikintu cyabateye bishyize muri iyo ntambwe ya diziwiti ngo intambwe diziwiti sibyo umuntu yishyira mu ntambwe yabaga ahantu nk'ahawe ngo kuko ngo yahanuye rimwe cyangwa yabwirije abantu bakamukomera amashyi hakahuruduka n'umuntu umwimura no mu nzu yabagamo sibyo akaba amushyize mu nzu ya 200 kandi ibintu ari kumwubakiraho ni ibishara babyita ibishara rero abantu mujye murindira icyo Imana ivuga kurusa icyo abantu bavuga ni nako kure wenda ntabwo ndaza gutinda muri iki kiganiro twari kuganira kugira ngo tugomeze twungurane ibitekerezo sinzi niba ari icyo wenda Imana yagushyize ku mutima ukitubwire dusoze ikiganiro cyacu icyo nabwira abanyempano bagenzi banjye cyangwa baduhuriye muri uyu murimo w'Imana nuko dukwiye kwitonda yego dukwiye kwitonda ikindi tugatega amatwi tukarindira icyo Imana ivugana natwe yego ntitugende mbere ikindi ntitugende nyuma tukagendera ku gihe kubera ko iyo twiyoboye duhurira n'akaga mu nzira yego ikindi kintu nabwira abantu nuko tudakwiriye kurangara yego kurangara nta kintu na kimwe gikwiriye kuturangaza ibumoso iburyo imbere n'inyuma ejo bundi Imana impa ubutumwa yarambwiye ngo abantu Imana yahamagaye baribagiwe mu kwibagirwa uwo yahamagaye ateze yabivuyemo ahita asuka aranyereza uwo yahamagaye azi kwambara akikwiza yabivuyemo basigaye akubitaho bucikopa bazita ngo ni beyurawi
Imana ntangazwa no kumva imbwira ngo ntago yanga igisirimu, ariko niba usirimutse usirimutse ute? Usirimutse urenga ku mahame n'amategeko Imana yaguhaye iguhamagara. Aho ngaho muragirana ibibazo n'Imana. Icyambere utangiye kurenga ku nshingano zayo. Niba kwinjira hano ari ugukuramo inkweto, ugomba kubahiriza amategeko uhasanze. Wasanga mpari ntahari, ugomba kuba ati kwa runaka bitewe n'ibihari n'ibikoresho biri mu nzu ni ugukuramo inkweto. Icyo gihe urengereye ntago ubikoreye kwishimira. No ku Mana rero iyo turengereye tukarenga ku mahame n'amategeko n'amabwiriza y'Imana yaduhaye, turahanwa. Turahanwa. Rega ntitukajye dukunda gusenga ngo tubwire abantu ngo Imana ihora mu mbabazi gusa. N'ibihano by'Imana bibaho. Inkoni y'Imana ibaho kandi Imana yigukubise inkoni irakubabaza. Ubu munsi no mpamvu ngiye gusengera abantu, ubanza umenye ubundi umuntu usengera afite ikihe kibazo. Hari abantu dusengera bari mu bihano by'Imana. Ugasanga umuntu akubwira ngo mufashe gusenga. Ugasanga ibintu ugiye gusengera ntibizigera bivaho. Kubera iki bitavuyeho nuko ari mu bihano by'Imana. Kuko nta muntu usengera umuntu Imana ashyizeho igihano ngo kimuveho, ahubwo nawe ukomeje gutitiriza mufatanye inkoni. Murabyakira. Mufatanye inkoni. Kandi abantu ntabwo bajya bamenya ko umuntu arahura. Jewe icyo ni ikintu maze kubona. Sengera umuntu wamaze kumenya icyo azira. Ese ibintu bimuriho n'ibigeragezo mufashe gusenga akomere agira imbaraga. Ese ni intambara z'umwuka n'ibitero bamuteje duhura nazo nk'izindi zose, ngo Imana imurengere imutabare. Mbese habeho ubutabazi buva ku Mana kurwe muri ibyo bintu. Ese ni ingaruka z'ibyo yakoze. Niba ari we wabyizaniye, hakenewe kwiga akabanza agatekerezaho byinjiriye, ubwo akajya kuhafungura. Akasubira mu isoko y'aho ikibazo cyatangiriye, akakivaniraho. Nta munyamasengesho ukuraho icyo kintu. Wowe ubwawe wakizaniye ni wowe ubuza aho cyinjiriye ujya gufunga uwo muryango. Rero hari ukuntu Imana abantu dusenga abantu bakabaho n'umwuka wo gushyashyenga. Ukajya ubwirwa ibintu ahubwo kugira ngo bibe ukarushaho kujya habi. Kubera iki uri gusenga nabi? Banza wicare utekereze ubundi ibi bintu ndimo byaturutse. Bijya kuza ni narabihamagaye. Byatangiye gute? Ni Imana yabizanye. Message zaje mbere yuko mba muri ibi bintu zavugaga kuki? Nusanga Imana arakuburiye ukanga, ujye hasi wihane. Ni wihana niho ufungura umuyoboro wawe n'Imana. Nge naza no gusenga nkabona ko nshyigikiwe. Ariko utarafungura urwo rukuta washyize hagati yawe n'Imana, nge ubwanjye simfite imbaraga zirufungura. Ibintu dusenga Imana igakuraho ni ibintu Satani azanye. Ni intambara z'umwuka na z'Imana iduheramo imbaraga ikavuga ngo ndi kumwe namwe. Ibyo twizane nitwe tujya kubyikuriraho. Ijuru rikadushyigikira. Iby'Imana izanye bizigiye Iby'Imana izanye nubwo wasenga n'umuriro ukava mu bizigiye bizaniye n'igihe bizarangira. Ikomeza kuguha amagambo y'ihumure cyakora. Ariko abantu benshi ni nacyo kintu. Ikakubwira ati komeza imbere wowe ndi kumwe nawe. Ngendanye nawe. Nukuvuga iki gukorera igutera murare. Kugira ngo utagwa igutera murare, mu gitondo ukagisenga ukagira ngo birabyuka byabaye. Ejo ikongera uti ndahari ndaguheza. Ndi kumwe nawe. Igutera murare imyaka 3 igashira. Paka mukazagenda. Iguhonda, igucura, mpaka ugororotse. Kavuga ati noneho ngiye nahabuka. Najya mbona zahabu nashaka. Nawe hakiri imisayo. Ibikugataho ndaje ikaguha manu gusa. Mwana wanjye ngendanye nawe. Nkozi by'imbaraga. Igutera ikintu bita murare yo kugukomeza mu rugendo. Cyakoze murare. Imana yitange. Nukuri yitange nayibuza abantu bakiyahura. Uzi ko iriya jambo ryayo ryonyine ntabwo ribura ibyumweru 3 bitwara n'umwaka ugaje. Yakubwiye rwose uraryama ugasinze uti ntacyo rubwo bimeze gutya yambuzeho. Wari waba uri kwiga nyine yagushyize nko mu gashuri kayo, ku munsi wa mbere akikoza nk'ahandi umuhanuzi akajya buca tumva nkubwire mwana wanjye ndi kumwe nawe kandi ntagiranye nawe nzasozanya nawe. Katavuga ati ibintu Imana yavuganye nanjye ni by'imbaraga. Wajyaho ugasanga ntikirashira. Gahita avuga ati kanjye hariya njye no kureba undi muntu w'Imana. Akigera mu gati umva ukuntu Uwiteka avuze. Avuganye nanjye ko ari kumwe nawe kandi ibyo yavuze azabirinda ibihe n'ibihe. Kandi iba yavuze. Twagiye gusenga ku musozi uwo munsi tugira ibihe byiza.
twatashye twumva turi mu mbaraga Imana yavuganye natwe. Imana yatubwireho ijambo twaje muri kwasiteri buri wese aseka. Turasanga Imana yakoze ikira. Yaratubwiye ngo nkoze igitangaza kivuga umusozi waho mutuye. Tukajya dutekereza tuti igitangaza kivuga turi busange muri quartier niki. Twaraje dusanga bamwe mu bo twari turi gusengana ise wabo bana na mukase kuko papa wabo yabanaga na mama wa utababyara nyine ngo ni mukase batandukanye kandi basize babana. Basanga basizemo imyenda yabo yonyine buri umwe yapakiye ibye n'undi yapakiye. Akicyo nacyo kivuga. None se niko nagiye kubona mbona saa 5 z'ijoro bangezeho. Ati cya gitangaza kivuga ati ni iki ngiki. Ati Imana ibyo yadukoze dusanze iwacu atandukanye. Papa yagiye uko ntituzi iyo yagiye na mama yagiye ntituzi iyo yagiye nitwe dusigaye mu nzu kandi nyiri inzu nawe arayikeneye. Twese twabese nuko Imana ivuga iki ni cyo gitangaza kivuga. Burasura reka nkubwize ukuri kiba kivuga mu mudugudu mu kagari hose kiba kisobanura runaka na runaka batandukanye kandi none hibaze bije mu buryo ngo bw'igitangaza. Buriya ni nacyo kintu kisha abantu benshi bashaka ko Imana ikora ibyo bita byiza kuri bo kandi byitwa ibibi kuri twebwe ubundi Imana ifite n'inyungu zayo. Nicyo gitangaza. Kuba Imana yarera umuntu utagira kirengera nicyo gitangaza. Kuba Imana yakwambika umuntu wambaye gusa nicyo gitangaza. Igitangaza ntago ari ukuha umuntu urubyaro byaye gatanu ukamusubiza undi ari nyamubyara yivuvuta. Igitangaza ni ukubyara umuntu wari warabuze urubyaro. Nise umuntu w'imyaka 20 arajya gusirimba mu rusengero ngo Imana ngore igitangaza cyuko icyo nta gitangaza kirimo. Igitangaza ni umuntu wa 40 byari byaranze bavuga bati sha imyaka iragushitse. Rero abantu bige kumenya kubana n'Imana tuba twiganira kugira ngo nyine dukomeze twungurane n'ubwenge bw'Imana. Oya n'ubuhamya n'abandi babwumve. Yego. Hari umuntu urimo gutungwa n'inkomezi y'Imana gusa. Y'ibintu atazabona. Ari ihumure gusa. Ari ikinya gusa. Ari ihumure ariko iryo humure akarigenderaho iminsi 3 ku buryo asirimbuka agira ngo yaranezerewe kubera ihumure gusa. Hakaba n'undi muntu ugezweho uri gusohorezwa amasezerano bitakiri mu mvugo ahubwo Imana irimo kuza gukora. Hakaba n'undi muntu Imana irimo kubwira ngo nzakugirira gutya bitaraza. Umuntu dukurikiye navuga ati none Imana yanyirabeshya. Ntago ibeshya. Ibyo ivuga n'ukuri ahubwo biterwa n'igihe. We Bibiliya iravuga ngo nzi ibyo nkugirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo ureme iki agatima. Hari igihe Imana ibiri kugusezera. Sora kurema agatima ubundi ni ibyo ngibyo. Ubundi itanaturemye umutima ariko n'izi mikoro ntitwaba tuzifite. Kabisa. Wabivamo. Ariko uburyo turemamo umutima bitumeje ugaruka. Uravuga ati naki Imana niyo kwizerwa. Niyo kwiringirwa. Rega Imana nago jeje nari ndimubwira abantu ndabwira ntaki Imana nayikunda keya. Ubifite abantu babyuka saa 9. Mana uri Imana nziza, uri Imana y'urukundo, nta urabyuka yibwira ko ari Imana mbi. Nuko iyo kera ariyo yayibuze barayimenyereje iza kuguhiga. Uravuga ati wa munyago yagiye. None arihe ikazana ikitumu uza kuyibwira saa 9 ko ari Imana y'urukundo. Nushaka ube wabura ikene kuza kwibwira ko ari Imana nziza. Oya ibyo kuburara ntago ibireba. Ariko saa 9 uri muyitera kwisumba byose. Bitomu yibwira ko ari Imana byose ari yabiremye uri kumva. Imana ikunda ke. Akoze icyo yaturemeye. None ureba ukuntu kaya z'Imana ziteye ubwoba uri mu mwobo uri Samatare waraye mu mashashi mu mazi ari muri none ndabona abantu iyo tureba ibimeze uwashinze umutwe uwitambitse wagiye mu giti datawe uri munsi yibuye uwagiye mu mwobo ufite nk'uburebure bungana nk'icyo arimo arabwirira yo ko ari Imana nziza. Kandi hari n'uwo babibaniye bukobo yitwara imodoka akagenda avuga ati Imana uri mwiza. None narakubonye mwiza yashyira mu ifiriti akavuga ati urahambaye. Buri muntu wese mwakira uko ari. Kandi umuntu arabayimenyerejeho ahantu hari rezo hano ibihazi igiye ahandi ntazubona. Reka zivaho utamanutse mu mazi niba ari wowe washyize neto ari ujya kuyiterera imito ngo nukuyihake. Umwana mutoya ajya asenga bikanshimisha ngo Mana ngo urabizi ko twemeranwa. Je cyaranyigishije Roba ukwiriye kubaha umuntu
ukubaha umuntu ukubaha na disipurine ye yego niba ari no kumubwira neza umuntu akabyiga kubera ko niba tubwira Imana neza dukwiye kwiga no kubwira neza abantu batwegereye kuko ntabwo ibaze nkanjye narisuzumye mpita ntekereza niba ashobora kubwira Imana neza gutyo amagambo ntanciremo ntabwo nabona amagambo nabwira abantu turi kumwe meza kandi yatuma imitima yabo yiyumvamo ko ari abantu ko banahawe agaciro ko bubashywe ariko usanga iryo somo ridutsinda rero kino kintu nakigiyemo niba nshobora kubyuka saa 9 hari umuntu umeze nk'uwashyiriweho orere uburyo saa 9 iyo asibye ijuru rivuga ati wagiye he wabuze ahigwa none uwo muntu ukibaza niba saa 9 buri munsi abona ibyo ayibwira buri munsi abona ibyo avuga nta munsi aragera imbere y'Imana ngo noneho uyu munsi ngo ntacyo mfite ndi buvuge birizana dukwiye no kwiga kumenya uko dukwiye kuvugana n'abandi muri rubanda tukiga kubana n'abandi tubabwira amagambo meza yihumure amagambo basi ashobora kumva umuntu akwiyumvamo akagukunda akavuga ati kwicarana na mama Mugisha bintera gusubizwamo intege nubwo nabaga naricitse intege ariko nibura amagambo mukuraho atuma mbasha gukomera yego reka mfate umwanya ngushimire Sora kubw'ikiganiro cyiza tugiranye shimire na mwene data Amani wadufashije ku buhanga bw'ibyuma abantu bumva no majwi n'aya mashusho rwose abari gutekinika yego abageni n'abandi bantu bashaka ibintu by'ubukwe bamwegere sibyo abakorere gahunda ibintu bikomeze kugenda neza wakoze kubana natwe namwe mwakoze kubana natwe reka mbashimire mbabwire ngo ibiganiro byacu byo naho utaha shalom Imana amahoro wa Mugisha turi kumwe amen.